Reka ngusuhuze wowe ugize umuryango mugari wa Phantom Power kandi ngushimire wakoze subscribe kuri iyi channel yacu. Turangije umwaka tugize umuryango ugizwe n'abanyamuryango barenga 2200 gusa mu bishatse twawusoza dufite 3000 cyangwa se tubirengeje mu gihe gisigaye. Gusa ndagushimiye wowe wakoze subscribe aho uri hose. Imana ikwishimire kandi yagure imbago zawe mu byo ukeneye byose. Uyu munsi reka dukomeze kuri cya gitabo cyacu Papa w'umukire, Papa w'umukire cyangwa se Rich Daddy, Poor Daddy. Reka dutangire tubaza ibibazo bikurikira. Hari umuntu numwe urakwigisha gukemura ibibazo by'amafaranga, uburyo amafaranga akora, uburyo watekereza kudahora wifuza gukora akazi baguhemba umushahara wo kwishyura fagitire gusa. Niba ubona amafaranga nk'ikintu giteye ubwo cyangwa se kibi kuko bamwe bayita amabyi ya shitani, igihe cyose uzahora uhanganye no kuyabona. Ariko niba ubona amafaranga nk'ikintu ushobora gukontorora kandi kigakura, uzaba ufunguye imiryango yo kwishyira ukizana mu bukungu ndetse n'amahirwe yo kuyinjira. Tekerezeho, uramutse ufite inzira ebyiri, imwe ikwigisha guhora wishyura amafagitire atarangira, indi ikwigisha kuzagira umudendezo mu butunzi. Ntiwakwifuza kumenya uburyo wahitamo inzira ya nyayo? Ibyo nibyo kugeza uyu munsi wa none tutaramenya. Papa w'umukire yakomeje kugira Robert inama mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro byafunguye amaso ya Robert mu buryo bwagutse. Umunsi umwe Papa w'umukire yavuze ikintu Robert adashobora kwibagirwa: abakire ntabwo bakorera amafaranga. Yatangaje Robert maze abaza Papa w'umukire ati, ushatse kuvuga iki? Ntabwo amafaranga ariyo mpamvu ituma abantu bakora? Papa w'umukire yamusobanuriye amwenyura ati, oya Robert, abakire n'abantu bo mu byiciro byo hagati bakorera amafaranga, ariko abakire batuma amafaranga abakorera. Niryo itandukaniro riri hagati yabo. Ati abantu benshi babaho ubuzima bwabo mu buryo bwisubiramo kandi burimo imitego myinshi, ariyo yise rat race. Yaravuze, iyo ukiri muto ujya ku ishuri bazakwigisha kwiga cyane kugira ngo uzabone akazi keza cyane. Nubona ka kazi uzakora cyane kugira ngo n'amafaranga, ayo mafaranga uzayagura ibintu, inzu, imodoka. Ibyo bintu uzagura nabyo bizana kwishyura bills n'inguzanyo, ndetse bizakenera no kuvugururwa. Kumva ko ukora cyane kugira ngo ubashe kwishyura ibi byose kandi ntibizigera birangira. Papa w'umukire yaratuje maze ati, abantu batekereza ko bakora kugira ngo babone umutekano w'amafaranga, nyamara bakorera ba shebuja, leta n'amabanki. Kuko uko barushaho gukora cyane niko barushaho kujya muri bwa buzima bwisubiramo. Niyo mpamvu batajya batsinda ya marushanwa y'imbeba cyangwa se rat race. Papa w'umukire yabajije Robert ati, uzi icyo bita kwishyira ukizana mu bukungu cyangwa se financial freedom bisobanuye? Robert azunguza umutwe. Papa w'umukire aramusobanurira ati, kwishyira ukizana mu butunzi cyangwa se financial freedom bisobanuye kugira umusaruro uhagije uvuye mu ishoramari wakoze, ukabasha kwishyura ibyo ukeneye byose, expenses. Iyo ugeze kuri uru rwego ntuba ugikeneye gukora ndetse gusa ubishatse, amafaranga yawe aragukorera. Umugabo witwa Hong akorera 500 buri kwezi. Nyuma y'igihe gito amwongezaho 100,000, atangira gukorera 600 buri kwezi. Urumva nyuma yo kongezwa akora iki? Agura inzu nini cyane, imodoka nziza, ndetse akagura na telefone nshyashya. Expenses ze zikorana n'umusaruro cyangwa se salary. Mu cyimbo cyo kwizigamira cyangwa se gushora, ahubwo yongera ikiguzi cy'ibyo asohora. Buno buzima bwisubiramo bumugumisha mu mutego iteka ryose. Robert yahise yibuka ubuzima bwa se nuko abaye. Abantu batekereza ko kuba umukire bifitanye isano no guhembwa amafaranga menshi, nyamara iyo uhembwa menshi n'ibyo ukenera ari byinshi uguma mu bukene. Ubutunzi bwa nyabwo buturuka mu kugura imitungo ishobora gutanga umusaruro, apana umushahara munini. Papa w'umukire cyangwa se Rich Daddy yamuhaye isomo ryoroshye ariko rihindura ubuzima, rijyanye n'imitungo ndetse n'amadeni, cyo twita asset and liabilities. Umutungo cyangwa se asset ni ikintu gishyira amafaranga mu mufuka wawe, amadeni cyangwa se liabilities ni ikintu gikura amafaranga mu mufuka wawe. Reka turebe case zikuri. Case 1, kugura imodoka. Umuntu yizigamiye miliyoni 10 yo kugura imodoka ikenera fuel cyangwa se essence, maintenance, insurance, kandi mu gihe runaka iba imaze guta agaciro. Iri ni ideni kubera ko risohora amafaranga mu mufuko wawe. Kese ya kabiri, undi muntu yizigamiye amafaranga miliyoni 10 nk'uwa mbere, ayagura ubutaka akajya abukodesha 200,000 ku kwezi. Mu gihe runaka ubutaka bwazamuye agaciro kandi bukomeza kwinjiza umusaruro. Iyi ni asset kubera yinjiza amafaranga mu mufuko wawe. Robert yaratangaye, yasobanukiwe n'uburyo abantu bibeshya kuri asset na liabilities. Inzu yo kubamo, imodoka, imyenda myiza ihenze, hari abatekereza ko ari imitungo kandi bitinjiza amafaranga ahubwo biyatwara. Papa w'umukire yabwiye Robert ati, mbere na mbere abakire bashora mu bintu bitanga umusaruro, hariyo estate, stocks n'uburezi kugira ngo bongere
ubumenyi. Iryo shoramari ryinjiza umusaruro uhoraho. Iyo bamaze kugira ishoramari rihagije nibwo batangira kugura ibintu bihenze byo kwishimisha batagifite ibibazo by'amafaranga. Yamuha urugero kugira ngo bisobanuke neza. Tekereza imiryango ibiri. Iyo miryango yose ikorera miliyoni 5 buri kwezi. Umuryango A bakoresha amafaranga yose bagura gukodesha inzu yo kubamo, ibiryo bibatunga, hasigaye bakayakoresha mu bintu bibanezeza ku buryo nta giceri na kimwe basigarana. Umuryango B ku rundi ruhande bakoresha miliyoni 4 zonyine. Miliyoni 1 bakayishora bagura imigabane cyangwa stock. Uko ibihe bigenda imigabane yabo igenda iba myinshi, igatangira kubaha inyungu y'ibihumbi 500 buri kwezi. Uyu musaruro urakomeza ukwiyongera kugeza ubwo uzajya ukemura ibibazo byose bya buri munsi byo mu rugo. Family B birangira ibonye ubwigenge mu bukungu mu gihe family A iguma muri rat race cyangwa se muri wa mutego cyangwa se mu marushanwa y'imbere. Wowe warukurikiye ino nkuru, hari isomo ukuyemo? Niba urikuyemo jya muri comment utubwire uko ubyumva kugira ngo tuzakore igice cya gatatu. Caca ugire umunsi mwiza kandi twifuje kuzagira umwaka mwiza wa 2025.